nakuriye ku gisure noneho twe twakuze batubwira ko batwangisha abahungu kweri wabona umuhungu anakwegera ukayiturira ukavuza induru nyine barabatwanyije kurya murebaga ukabona ni nk'igisimba ku bakobwa benshi bo mu Rwanda bafata time nyinshi yo kwimakiya kwipimpinga kugira ngo base neza time yo gukora ikaba ari nkeya bakiga ubwenge bwinshi bwo gukura amafaranga ku bagabo ntago bira bintu ari byiza kuko guhora uteza amaboko guhora kandi ndakeka ko n'umuntu guha ntaga guheraho nawe nuko aba ari cyo wamuhaye ndumva bakakwiye kwitekerezaho bagatekereza hazaza habo kuko ari ibintu bigira garanti uyu munsi urabikora ejo bundi washaje haje umwana ukurusha stamina ntiwamenyereye gukora urumva kubaho bizakugora ukareka kubaho nk'uzapfejo bimwe ngo nta myaka 100 aba Slayqueen ko barimo kwiyongera buri munsi nyine nizangero mbi nakubwiye barakura babona abandi babikora akana karambara neza agenda mu modoka nziza aba mu nzu nziza ntiyakoze amafaranga uko yinjiza ndabibona nanjye nzabikora mbe nk'akanaka uri kumva ariko nawe uri Slayqueen hoya uriwe ngo umukobwa umubwiye ngo wambaye nabi ngo ashyo kutarya icyumweru cyose ni biratubabaza twa dushaka niyo nimba nambaye nabo mbeshye basi ko nambaye neza kubera iki se mukunda kubeshwa Yes, from 250 Kigali, Rwanda. I go by the name BigTown in BigTown TV. Don't forget to subscribe to BigTown TV kugira ngo izi gahunda zacu zibashe kugeraho fresh kabisa. So uyu munsi tukaba twongeye twagarutse mu bigano byacu bya buri munsi kuri camera za BigTown TV. Turi kumwe n'umumama mwiza cyane, nimba ari umukobwa nimba ari umumama araza kutwibwira mu kanya gatoya ni mwiza cyane. Ya nzobe ya indi nje mvuga ngo nimba atari kamukorogo araza kutubwira navyo. Very nice, asmiringa neza araza kutuganiriza ibintu byinshi maze tukaba turi kumwe nawe hano kuri camera za BigTown TV. Ni n'umuhanzikazi afite indirimbo ze aririmba neza akora n'ama video meza cyane. I love that. So tukaba turi kumwe uyu munsi akaba yitwa ngenzi ku kazina ka Necky gusa ibindi araza kutwibwira maze reka tumuhe ikaze kuri camera za BigTown TV. You're welcome. Thank you. Amakuru ni meza. Yes, watwibwira neza none tukakumenya. Wavuga iry'ubusanisi. Amazina sanze nitwa niyo nkuru Denise. Iyo y'ababyeyi banyise. Hama Necky ni iry'ubusani. So iri zina rya Necky ryaje gute ryavuye he? Necky rero hano ryavuye. Ko ryavuye kure. Kera niga primary nakundaga Nicki Minaj. Okay. Noneho like abakolege twiganaga nyine kwa kuna mukundaga bakajya bamunyitirira ariko bikarangira aho ari ibintu byo kwishuri noneho baza kunsura mu rugo bakanyita Necky. Mu rugo riba rirafashe nimfata gutyo nyine bantu bose bakajya banyita Necky rirankuza nyine ya niho ryavuye numva ni ryiza nanjye ndarikomezanye. Okay. So kubera iki Nicki Minaj batakwise Mariah Carey, batakwise Jennifer Lopez, batakwise Beyoncé, kubera iki Nicki Minaj? Uriya rero sinzi ikintu bashingiyeho barinyita ariko ndumva impamvu nyamukuru ariko nakundaga ibihangano bye nakundaga kumwumva cyane kuruta abandi bahanzi ndibaza ariho wenda ariho bahereye banyita Necky ntibanyita ayo mazina yandi. Necky wenda asanga ari n'ibindi ntazi ariko icyo nicyo nzi. Okay. Yeah, like Nicki Minaj uramukunda cyangwa rusanzwe umukunda? Ndamukunda. N'icyo ukundira Nicki Minaj? Agira courage kwa umuntu ugira courage donc yagiye kurimba ntago yita kubiri inyuma ntago yita baravuga barakora ibi wakora icyakunze kandi akagikora neza nicyo kintu mukundira Nicki Minaj. So akazina ka Necky kaba kafashe kaba gafashe gutyo none riransajishije. Imagine. So byatangiye kera? Byatangiye kera cyane. Okay. Tuzaza kugaruka kuri gahunda za music ariko ni mukanya gatoya. First of all, wambaye neza.
Thank you. Yeah, ninde wakwambitse uyu munsi? Niyambitse. Niyambitse nkunda kurimba. Yeah. Donc nyuma mbona nagerageje biraho ariko ubwo mubimbwiye ubwo nibyo murakoze. Yes. Dutangiriye hasi agakweto ni fresh kabisa. Harya akagakweto ni ihe marikeri? Marke njya nzimenyara. Ntabwo ujye zimenya. Akagakweto rero ni sheri wanjye wakanguriye. Ibiri inkweto za kigore rwose zijya zingora. Nikundira inkweto za kigabo. Ariko nka gift y'umukunzi nyine ngomba kuyikunda. Urayemera tu uko ariko kose. Yeah. Nice. Ni keza? Merci. Yes. Tuvuze ku inkweto y'amafaranga menshi cyane. Utajya urenzaho kugura ni yangahe? Y'amafaranga menshi. Ngiye kwa kuntu nkunda urukweto rero mana yanjye. Akorwa rugura kose mfite ubwo bushobozi narukunze narugura. Kera ko wenda habayeho ikintu cyo kutagira ubwo bushobozi. Ari gihe nta mafaranga ufite cyangwa ufite ibintu byinshi byo gukemura. Ukavuga ati reka nihangane ndeke kurugura nubwo narukunze ariko iyo warukunze nta bezo nyinshi ufite ngenda rugura. Uko rwarugura kose narukunze mfite amafaranga ndarugura. Nafite utubazo twinshi ariko iyo ntufite nyine kandeba ku ruhande. Kabisa. So Necky, izo nzara zawe izo ngizo ushobora kumesa, ushobora guteka, ushobora urya gute? Ndya gute? None ndisha inzara. Akahunga se wirisha kuto ni fourchette. Yego kubana yanjye. Ariko nabonye hari n'abazikatisha ubugari bikemera by the way. Ntago izari ndende cyane. Ibintu byose urabikora bikemera. Noneho hari wigeze kumbaza ngo mbare umbwire ngo kuntu woga gute. Ngo ni winosha. Itubwire ahubwo natwe. Nta biba birenze nyine urabimenyera ntacyo babitwaye. Wenda iyo ugize ishyiraho udasanzwe ubikora ari ukuntu usanga winoshe ariko umaze kubimenyera nta kibazo rwose bumva ari ibintu bisanzwe ntacyo ziba. Ni kirimba atari byo kubesha ushobora kwimesera imyenda. Yego. Ufite izo nzara? Nyine babangamiwe ariko urabikora. Zavunika. Ntago zavunika ahubwo umwenda urabwapfuba. Urigengesera inzara nyine uri kuramira inzara zitavunika. Kuramira inzara rero wa mwenda ntuwufurere imbaraga zihagije. Ugasanga ntago wawukesheje neza. So ntago ujya umesa. Nicyo kibazo. Ntago ujya umesa. Iyo mfite gahunda yo kumesa nyine ndazica. Urazica ukamesa? Nkamesa rwose. Kubera ko nkunda no gucuranga gitari. Oh nice man. Ibi by'inzara rero bigira igihe. Ubu ari gihe nziyongoza nka nyuma yo kwezi nkazica nkamaraho. So na gitari urayizi neza? Yego. Nice man, I love that. Nagari neza cyane ariko ni hagati. Uzi bisaba gushirika ubuti. Naguze gitari ya mbere ndayigurisha. Indi ya kabiri ndayigurisha. Ya gatatu mpita mvuga ngo sinzongera. Ubwo ntabwo yikunda rero kuko uyikunda rwose ntabwo ari kuyigurisha. Ubu ndayanga. Nyine urayanga kuko wagize ubunebwe. Gitari bisaba gushirika ubute. No gushirika ubute donc udashiritse ubute ntabwo wayikunda. Kuko biravuna kuyiga biravuna ariko bamaze kubimenya birakuryohera. Noneho hano urababara bya hatari bisaba kwihangana nyine. Ariko bamaze kubimenya ibintu bigenda neza birikora mu ntoki haba horoshye baba waramenyereye. Okay. Inzobe yawe harya ni ka mukorogo karafashe cyangwa ni inzobe ya nyawe? Mukorogo yaragorwa. Asa umukorogo ko mperuka bayicira cyabaho. Barayiciye. Ibyo ntabwo bizi. Narabyumvishe ariko ngo barayibona tu. Barayiciye nta nahantu sinzi ko hari aho wayibona ariko banagufashe baguhana kuko ntabwo byemewe. So izi nzobe zose ni naturelle zo mu Rwanda? Ntabwo nagara ijana ku ijana ka naturelle ariko hari ukuntu ari ukuntu cyara warisagaga gikotoro wamara kuba inkumi ukisiga utuvuta tw'amazi tukagufata nyine ugake bitavuze ko wikoroze. Yego. Ibanga rya mukorogo yawe cyangwa n'inzobe yawe? Ntabwo ni irihe banga ry'inzobe yawe? Nukurya neza.
neza w'inzobe aho kumva ibintu nkore ng'ibanga ngo rya bukorogo yawe ibanga ry'inzobe yawe none donc no kwiyitaho ukarya neza ukanisiga amavuta meza ariko atari mukorogo hari amavuta meza wisiga ugacya ariko utikoroze yakaguhindura inzobe ubusanzwe ni inzobe ahubwo ugacya uri kumvugira ibintu ntavuze ndimo kubaza naga guhindura inzobe ahubwo aragukesha nimba ari inzobe ukaba inzobe kurushaho reka tugaruke mu bujeni bwawe haryo wakuriye he ko nakuriye ahantu henshi nakuriye mu Burundi nkurira no mu Rwanda ariko nakuriye mu Burundi cyane ariko bura ntibijya kungana se naje mu Rwanda 2012 urumva mbere yo myaka yose nari ndi mu Burundi bari mu Burundi life yari imeze gute mu gihe uri i Burundi c'est normal byari ibintu bisanzwe nyine biraho nkuko inaha bimeze nyine ibintu byari sawa hatarazamo ya midugararo biremewe byari bisanzwe nyine uretse kiriya kibazo cyabayeho cy'umutekano mukeya mbere byari bisanzwe ariko bijemo kiriya kibazo noneho twe nk'abantu tuba dufite twisanga hose ntabwo byari byoroshye niyo mpamvu benshi baje mu Rwanda nanjye ndumva ari muri icyo gihe naje bwa mbere uza mu Rwanda byari bimeze gute wasanze ameze gute nabonye donc nta tandukaniro rinini ririmo uretse imisozi nyine mu Rwanda twifitiye myiza itabi Burundi Burundi babeze gutya ngo flat ari flat kweri ariko nta tandukaniro rinini ririmo kuko tujya kumera kimwe nta imico ijya gusa urebye nta difference nini irimo nice cyane wambwiye ko uri n'umuhanzi yego turaza kubigaruka ko by'ubuhanzi gatoya ariko mbere y'ahangaho amafaranga menshi ya mbere wakoreye nangahe uzko nta nayibagirwa ntabwo yayibagirwa ubwo se ndayavuga ariko kuri icyo gihe yari menshi kuri icyo gihe yari menshi niyo nkirangiza secondaire akazi nagiye gukora bwa mbere bampembaga ngahera bampembaga 80,000 yari menshi y'icyo gihe ntabwo 80 kumva ni make icyo gihe yari menshi ntabwo nayibagirwa rero ariko uko nagiye ntinda mu kazi nagiye ngira promotion ngenda nzamuka nako n'agashara kiyongera ibintu bigenda biza nyine gake gake ibintu bigenda bimera neza nice kabisa so umushahara wawe wa mbere wawukoresheje iki urajya ngo ibintu mbivuge koko museke ako kantu kaba ari keza ku bantu bose nanjye mfite story y'umushahara wanjye wa mbere buri mu nta kintu kizima nawukoresheje rwose ukabyiniro ahubwo se nawumaranye n'icyumweru nta n'icyumweru nawumaranye umunsi nawe ntasinzire abantu ubu nakoreye amafaranga yanjye nkumva nyine n'inzozi ubu nakoreye amafaranga yanjye nawe mfite amafaranga yanjye nkumva nyine ntabwo nasinzira iryo joro nabyutse nyine nyasepera kabisa mu kabari akantu keza icyo gihe ibyo bintu wapi akantu keza hari ukuntu uba ukura ukabona ikintu cyiza ariko ntabwo uri bubashe kukiha kuko ntabwo amafaranga uyafite kandi ntabwo wajya guhora usaba ababyeyi ngo mumpereze nyine hari imyaka uba ugezemo nawe ukagira isoni zo kujya gusaba mu rugo ukavuga ati nibwo nkeneye iki reka nihangane umunsi natangiye gukora nzakigura ubu ufite akarisite k'utuntu wakoze rero ukibona umushahara wa mbere uhita ugenda ukanza ukatugura nimba ari amandazi nimba ari ibiki rwose ukayarya ukayahaga kwera ukavuga ati ndayahaze nibyo naho ngaho hashirira nimba ufite inshuti mugatembera mukanywa soda nyine mugaserebura kwa biravuga ko abakobwa benshi mu gihe cy'ubukobwa baba bafite challenges nyinshi zo guteretwa n'abantu benshi ibi ngibi nawe byakubayeho c'est normal ni ibintu bibaho kereka utari umukobwa ni ibintu bibaho izi challenge kuri wewe zazaga gute kandi wazihandoringaga gute kugira ngo gahunda zigende neza njye rero nagize imana nkurira
nkurira ku gitsure nakuriye ku gitsure noneho twe twakuze batubwira ko batwangisha abahungu kweri waba n'umuhungu anakwegera ukayiturira ukavuza induru nyine barabatwanyije kurya murebaga ukabona ni nk'igisimba urumva ibyo bintu byaradufashije natwe mu gukura kwacu byaradufashije kuko batubwaga abahungu n'abagome ibi n'ibi bazabatera amada nyine bakatwereka ibibi byanyu gusa ngo rero umuhungu yaje ko approachingaga wahita utekereza bya bindi mu rugo bakubwiye bikabije mu mutwe bigatuma umugendera kure suko batanteretse baranteretaga ariko nabaga ndi ku miguruko numvaga bitavamo kweri uramo kunera uyu munsi nkavuga nta kibazo na nimero za telefone bwacya nkaba nakubrotse bikabirangiriye aho ngaho narinje kubaza akabazo kamwe ariko reka nkabike nkibanga urakoze ariko nugira amatsiko ndakakubaza oya nta matsiko mfite nta matsiko mfite ntabwo ndashaka nkakubaze oya tukareke kambikire baza kukambaza nyuma ndakakubikira ndabona wambaye impeta nyinshi cyane rwose ku buryo nje ndashaka imwe no tubwira ibisobanuro byazo ariko se mana yanjye ubu rero kama nzambare neza narananutse none ntago zikinkwira kuri ako nanuka inyinshi nambaye rero nta busobanuro zifite uretse kwikundira kwambara impeta nkunda impeta ntitaye araho rajyambaza ngaha hano wambaye impeta ngo uzi icyo asobanura ntabwo mbizi ngaha uzi icyo asobanura ntabwo ibyo mbyitayeho kuko biterwa n'imyizerere y'abantu ikintu wizereyemo nicyo kikugirirwaho nimba ari ibyo ntabwo mbizi nta n'imyizere yabyo ndimo ntabwo nyine ntacyo bimbwiye ntabwo byanyafekta iyi ni ya mariage iyi ni ya fiançailles ni ebyiri nuko zifatanye indi ni imitako isanzwe nyine izindi ni izisanzwe kwikundira kwambara impeta just nta busobanuro burenze nta birenze sawa tubwire noneho kuri izo ngizo za mariage warashatse cyangwa uracyari umukobwa yego ko hari mariage abakobwa bose uratuva ngo ibikuta warashatse cyangwa uri umukobwa ndi umumama uri umumama wow ndi umumama w'abana bangahe batatu yego wow nice urakujije kweri kandi baracyazi ntabwo narekeye uracyari mutoya biranagaragara ndacyakomeje rwose mu gushaka abantu benshi biba ari ibintu bikomeye ku bantu benshi ariko nk'umuntu washatse kera urabona ubu ngubu ufite n'abana batatu ufite experience y'urushako n'iki gikomeye kubaka urugo ikintu gikunda kugorana kenshi rero ni ukwihangana kwihangana kw'abantu kuba gutandukanye iyo ufite kwihangana kuri hasi rero biranga ni hamwe usanga abantu bahanye divorce abadahana divorce si uko nta mbogamizi baba bagize zatumye iyo divorce ibaho ahubwo nuko baba bafite kwa kwihangana kuri hejuru iyo ufite kwihangana kuri hasi rero nta gihe ubimaramo cyangwa se ntago biramo yego ndumva icyo kintu nicyo kigunda kugora abantu benshi kwihangana kwihangana ni kwinshi ni muzihe nzira umuntu ashobora kwihangana kugira ngo yubake urugo rwe neza rero ingo zubakwa bitandukanye yuko nubatse urwanjye siko kanaka yubatse donc ingo ziba zitandukanye ariko ku giti cyanjye kwihangana kuno nagusobanura ntazibana zidakomanya amahembe niko mu kinyarwanda bavuga ni mu gihe gifitanye ikibazo mu partner wawe mwa approaching niyo nshuti yawe ya mbere uba ufite wowe wivanyeho niwe ubukurikiraho uko ababyeyi baba warabasize abandi nk'abo warabasize ukamusanga mugakora famille rero kuntu mbyumva mba numva nimba mufitanye ikibazo mwegere muganire birangire musabane imbabazi ari abantu batajya basaba imbabazi akore kuzayona ni imihari gusa aho kariho zimusaba utari mwikosa aba bantu babaho ariko biba byiza guca bugufi buri wese agaca bugufi kuri kote ye iyo habayeho guca bugufi mugasabana imbabazi
ibyo murabirenga nyine ubuzima bugakomeza nta cyabahutaza ariko iyo mufite imyumvire nyine nk'iyo ngiyo biba bigoye hari abantu bajya bavuga ngo abagore ni selfish cyane nibyo cyangwa ntago ari byo ntago ari bose ubwo nagusubije ntago ari bose nyine harimo abameze uko n'abatameze uko ya impamvu nabivuze nuko hari abagore benshi ngo iyo bashikanye n'abagabo cyangwa umugore yakoze amakosa mu rugo ariko umugabo akaza ngo akoze ikosa akahita bihindura agatangira kwataka umugabo ariyo bikarangira umugabo niwe usaba imbabazi kandi atari uri mu ikosa bijya bibaho nyine sibyo nakubwiraga se ngo gasaba imbabazi utari mu ikosa aho nyine ushaka amara ukavuga ati reka mfe gusaba imbabazi ngo ntakosheje amahoro ahinde ndebe ko ibintu bigenda neza ariko ndumva ntago byagakwiye nimba uzi ko hari ahantu tumvikanye n'umupatina wawe mba numva ukwiye guca bugufi ukamwumva byaba ngombwa ko umusaba imbabazi haba hiryo kosa ukamusaba imbabazi donc byaba byiza ukirinda ko n'iryo kosa ribaho yego okay haryo umwana wawe mukuru afite imyaka ingahe 17 ans 17 ans no mukobwa no muhungu banyize ngo no mukobwa tuze zaje gukomanga urahiye 17 ko ari mukuru cyane usho ko warabyaye ukiri mutoya cyane nabyaye nyine muto ahubwo nawe n'umuhanzi umunsi iri imbere nzamubazanira okay ni bya famille nice niki cyaguteye kubyara ukiri mutoya cyane nicyo cyari igihe nyine njya numva bavuga ngo nta nyuma y'igihe si igihe na mbere y'igihe si igihe ubwo nicyo cyari igihe cyabyo yego tubijyamo urabirangiza kandi babigiyemo nyine biba byarangiye tufatiraho yes niki wanga mu buzima bwawe ikintu nanga nka 2 cyangwa 3 ikintu nanga mana wewe usiko mvuze nkahita nshesha none mesa nanga uburyarya nanga inshuti z'indyarya nanga nyine nanga uburyarya muri rusange niko nabyita yego that is one number 2 harya mbaje 2 cyangwa 3 suko warisanga gusubiza kimwe okay icya kabiri umuntu ndabizi ko mu buzima yanga byinshi ariko 2 byonyine ntacyo suko icyo ni cyari gihagije ra uburyarya ibintu ukunda se ko ndashaka 3 aho nabo ndi buhagucikire ibintu nkunda se kari byinshi ni byinshi cyane okay cyambere nkunda ni bya rusange Imana ntawe utayikunda twese dukunda Imana turanayubaha kuko tubayeho nyine ku bwayo icya kabiri nkunda famille yanjye cyane nkunda famille yanjye cyane icya gatatu nkunda kurimba kurimba arya no gukora iki kurimba Ikinyarwanda kiramukamanye ahangaho wangurishije kurimba no gukora iki iryo jambo rero undi buri gusobanurire nawe ufata umwanya ugiye mu bitabo ushake ujye kuri Google baramukopeje neza cyane baramukopeje wari ugiye kumisha ikintu gikomeye cyane naye nkujyanye muri Google none kabisa barampemukiye ngo kuberwa kwambara neza urabikunda ndabikunda okay bigufata iminota ingahe kugira ngo witegure wambare neza ugiye gusohoka ujya ahantu h'abantu benshi urase si ni nk'isaha mugabo ntabwo ujye muri akazi iyo mugiye gusohokana n'umugabo ntabwo ujye muri akazi turansanga turahurira n'uyu mugabo akicara isaha ugutegereje yidabyuka kare witegure making ko yasa muri bugendere urababaye tayari naho ibintu byo kujya kwica mu masaha abagabo n'abantu bakunda ibintu biri ku murongo kandi ibintu byumvikana turaza kunsanga n'undi nta kibazo tugiye kubagura okay nihe brand y'imyenda ukunda kwambara nimba ukunda kuberwa brand ukunda cyane Gucci why Gucci sinzi impamvu nyikunda rero mba mbona nyine ngewe iri attractive ku maso niyo mpamvu nyikunda
Okay. Yeah. Branding weto? Inkweto ko nkora ama brand menshi. Arita ko nkakakubikira. Ako tukabike. Okay, imodoka brand imodoka ukunda cyangwa dream car yawe ni ihe? Icyo kibazo marire kirakomeye we. Ntago gikomeye. Njyewe nta brand imodoka nkunda. Okay. Imodoka kwiba yayimeze kose as long as ari nzima. Nta kibazo ntacyo bintwaye. Ariko hari dream car ya indi iri mu nzozi tuvuga ngo musi. Oya mu nzozi harimo umuziki ntago harimo imodoka. Ntago okay. Ezaho. Kugira ngo tuzaza kubajyana abantu kure turimo kuganira ibintu byinshi bitandukanye reka kwanza twinjira muri music. Ese music yaje gute kuri Necky? Like the history of music kuri wowe ni ya kuno byaje rero. Nje nakuze numva mbikunze. Na twatangiye nkubwira ko nakundaga ba Necky Minaj nakundaga kumva umuziki umwe asanga no muri classe mwari mari kwigisha nyemeze gutya umeze nk'umuntu wambaye headphones kandi ntazo nagiye ubwo imirongo nayimanutse umutwe narimo gatanga exercise ati Denise bite nkaba ndakangutse wari uri hera neberewe umuziki nyine byankuriyemo ariko nkabyirengagiza simbigira bya danje aho ni kera nkiri umwana aho ntangiye gukura ntangira nyine kubisimplifya ndavuga ibi bintu rero ubanza ntabishobora sinabihanga amaso kwa njya mu bindi nyuma rero buri ikintu cyashatse kuba nyine kiraza nyuma biranga nkumva ndimo ndahatirizwa umutima umunsunika birangira nisanze mbikoze. Okay. So ninde wago inspiration ya vuba kugira ngo witusubira muri music cyangwa wituyikomeza? Ego umuntu wanye inspire ni umutware. Okay. Ya kora siko nakundaga umuziki do mu bana bakuzi. Nirwaga musakuriza ndirimba. Okay. Akayambwa ko nimba ubikunda wazabikoze ntago nabikora ntago nabona umwanya nuko nahitaga mubwira bira bintu bisaba umwanya umuntu bari kwishakira amafaranga ntago nabona umwanya wo kujya kuririmba bikarangiriraho ariko ahantu igitekerezo nyamukuru cyavuye it was on my birthday yahoraga mbwira ngo azandirimbira sheri nzakuririmbira none hafite ijwi Imana yanjye itari ryiza Ranyisha none bagera mu rugo ngo ahita kuniga oya ariko wavuze ko ari ryiza cyangwa wari ugiye kuvuga ko ari ribi ijwi oya nabivuze ntabwo mbisubiramo noneho nkamubwira se waririmba gute nkumva n'ibintu bidashoboka waririmba ntabwo waririmba nyine nkabica amazi ngo sawa komeza umpinge nzakuririmbira kwa anniversaire ndavuga oya izo ni inzozi hama ngengera anniversaire muri December le 23 December okay hama nyine byabaye umwaka washize kuri birthday dutegura birthday bisanzwe biraho byo mu rugo twatumiye inshuti abo dukorana ibintu nyine biraho biri simple ubwo urumva kuko nzi ko yahoraga mwiranga zandirimbira ariko ko nzi ko atabizi nkumva ntago byari bindi mu mutwe nyine avuga buri byararangiye ntabwo nabitekerezaga nyine urumva ntabwo nabitekerezaga ikirori kiraba kigeze hagati ndashaka guha gift sheri wanje nkajya ntitekereza ibindi bisanzwe ngiye kubona mbona kuri ekara baracanye bashyizeho indirimbo noneho iyo ndirimbo abantu baraza kuyibonera kuri YouTube yitwa Muganga ayo magambo yari yampaye mu myaka yashize ariko yampa ari kuri kadire noneho yagiye arayakusanya ayakuramo indirimbo ariko kwa ko atazi kuririmba yifashisha Anita nawe ibyo ndirimbo abe muzamubona nzamubazanira naringize ngo ahubwo ugiye kuzana na Anita ntabwo abashije kuboneka ariko utahazaboneka donc kwa twari sanzwe tuziranye twari tuzi kazi kuririmba nawe nyine abisimplifya bigira ibintu biraho avuga ati mbaro nkore no ndirimbo yindirimbire rwose nte gift sheri bashyira kuri ekran umbona indirimbo nyine magambo ari yandi mba surprise ndishima cyane fete irarangira abantu bagenda bamwana ibintu rero ntabwo bigomba kurangirira hano numva nk'indimbo kuna nziza abantu
ni yanjye nayikunze yamfashije ariko hari nabandi yafasha hari abandi harimo ubutumwa nyine hari abandi yakubaka cyase yakubakira aho rero niho motivation yavuye yo kujya mu muziki duhitamo nyine kubishyira hanze kubigira ibintu birebire kwana n'insanzwe mbikunda ndavuga reka mfasha nita aririmbe nshaka n'abandi bantu bashaka kuririmba nafasha donc nahise nkora rebo urumva nibwo tugitangira ariko already rebo irahari dufite n'amaproje menshi atandukanye menshi kuzagira live music band aba DJ ibintu nk'ibyo twadususurutsa abantu nyine ariko biracyari muri plans aho niho idea yavuye rero navuga nti ibintu ko mbikunda why not ntabikora ndayakumanaginga abantu gusa nanye nkunze ikintu reka nkikore nanakore bimwe niyemeje bindi yego nuko byagenze uhita winjira muri studio nawe nanye na motivation yavuye rwose umutwara ngati tinyuko urashoboye nice it's nice ahubwo umugabo uri courageous nk'uyu nguyu ni sawa cyane aranakoze cyane message yanjye mugereho arabandi mva ngo umugore wanjye arashaye ngo ibyo ngibyo ni ibici sheri ngo uzajya unyima umwanya guma hangaho mu rugo ukumva cyangwa ati baramujyanye baramujyanye agiye kugaragara isi yose mumenye baramujyanye n'ubundi abenshi no kumva ikwiye guhinduka ntabwo myumvira ari mwiza rwose uwagiye tagiye no muri iyo muziki yagenda nabirwa mu rugo barabatwara yego rero icyambere nuko umuntu asanzwe ateye iyo ufite limite mu buzima ukaba uzi icyo ushaka akaba uzi ibi nabikora ibintu sinabikora nyine batwara inzererezi niko navuga ubwo utari inzererezi rero nta wagutwara rwose ibyo waba urimo byose nice message nziza cyane kandi so bwa mbere winjira muri studio nihe ndirimbo wese utekereza kugiye gukora ninjira muri studio rero indirimbo ya kabiri ninjye wayanditse yitwa Amarangamutima ni nayo duherutse gusohora donc iyo ya mbere yampaye inspiration ya kabiri ndavuga nanjye reka nsohora ibintu bindimo numvaga nyine mbikunze ndi gukora nk'uwikorera nyine gukora ibintu ubyumva biroroha ntago byangoye cyane like niki cyari kigoranye muri studio ikintu cyari kigoranye se cyangwa ikintu kidasanzwe cyabereye muri studio mu gihe urimo kurecording iyo ndirimbo muri studio habera udushya twinshi habera udushya twinshi ariko nta yabirenze niba bisanzwe wenda ikintu cyangoye ni igihe byamaze numvaga rino ugenda ugakora umunsi umwe kabirarangiye ariko nsanga bitwara igihe ari bitwara icyumweru ibyumweru bibiri cyangwa ukwezi cyangwa bakakwati ibi ngibi ntago biri kugenda neza gati bikosore cyangwa ukawarimbye uko byarangeje bati ngweno usubiremo ugasanga ibintu bifashe igihe kirekire utateganyaga numva ari ibyo nibisanzwe so ufite gahunda yo gukomeza kuba musician cyangwa nuko bicamo tu papa wikomereza kwikomereza oya ntabyo kwikomereza ndahari ubu ngubu waje muri game ugiye gukora music ndahari kabisa like as the professional artist nice ahubwo no gusabana n'abatubanjirije cyangwa n'abakuru bacu mu muziki bakajya badufasha nyine bakatwereka uko ibintu bigenda urumva na experience dufite ukeneye inama ukeneye ibitekerezo ukeneye abantu bakuyobora bikoze ibi byagenda neza twabikora gutya urumva rero ko turabakeneye cyane badufashe ko twe ntago ku bwacu ntacyo twakifasha support nicyo kintu cyiza support kandi irakenewe natwe turi tayari nka BigTown TV kubaha support kugira ngo abanyamakuru rwose mudufashe n'abasanzwe badufasha turabashimira n'abataradufasha nabo babatekereza turabibasabye badufashe batwibuke pe nice cyane turirimbire gatoya basi oya kubera icyo uri umuhanzi bana oya uri umuhanzi ndaza kukuririmbira inyuma y'ikiganiro cyangwa mu kiganiro hagati uko ndi buyoborwe uko mwuka yari bunyobore
uko ndi buyoborwe uko ibyiyumviro biri bunyobore uko turi bigenze mu gihe umwuka wera urimo kuvugana nawe nta kibazo dukubite digital platforms zawe zatuma tujya gusacinga tukabona indirimbo zawe tukazireba maze tukanagufollowinga tukana likinga tukana subscribinga n'ibindi byinshi bitandukanye tukazisharinga no ku bandi. Yego. Yes. YouTube ni Necky Entertainment. Necky Entertainment. N-I-C-K-Y. N-E-A. Okay, spell it by yourself. Na e na cha na ka na ya. Nuko nguko. I was correct. Yeah. Alafu entertainment. Yeah, Necky Entertainment kuri YouTube. Okay. Bakore subscribe, bakore share, like, na comments zirakenewe. Nayo mayida arakenewe. Okay. Yeah, hama kuri Instagram ni Necky Entertainment ya label. Hama yanjye personnel ni Necky akarongo D. Necky D. Necky D. Yeah. Okay. Na Twitter nkoresha Necky D. Yeah. Na TikTok ni Necky D. Yeah. Okay, Necky D. Iriya D ihagaze nka? Denise. Oh, Denise. Nice. Watubwiye ko ufite record label ariko record label ni isobanura iki kuri wowe? Isobanura ibintu byinshi kuko haba hakubiyemo ibintu byinshi cyane bitandukanye. Okay. Isobanura ibintu byinshi ntago ndi buvuge muri detail ngo ni iki niki ariko ikiza mbere y'ibindi ni umuziki kiganjemo no umuziki. Yego. Okay. Kuba umuntu afite record label agomba kuba afite abahanzi agomba kuba afite proper management ya managing abo bahanzi n'ibikorwa sometimes recording studio cyangwa ibindi bitandukanye wowe ibyo urimo gukora ni bihagaze gute? Muri aka kanya recording studio nago turayigira ariko mu minsi iri imbere nabyo turimo turabyigaho turimo turabikoraho mu minsi iri imbere irabihari kuko kujya mu studio biragora ufite abahanzi 3-4. Yeah, I know. Ni ibintu biba bitoroshye ariko iyo ikintu gikunze nyine uragikora. Yeah. Okay. Byagenda kose. Mu minsi iri imbere nayo irabihari mu kijyanye na management ni ngewe uyishinzwe. Okay. Nanjye ubyikorera bitavuze ko nafite abajyanama ku ruhande. Yeah. Abajyanama barahari n'abaterankunga barahari. Tunabashimira cyane dufite abaterankunga bitwa Mas. Bitavuze ko nabandi bakifuza kudutera inkunga nabo baza turazikeneye turabakeneye nabandi bajyanama nabo turabakeneye. Yeah. Waguha inspiration kugira ngo usubire muri music ahagaze gute muri record label yawe? Sorry? Waguha inspiration vuba aha uje gusubira muri music? Ahagaze gute muri record label yawe? Ahagaze nkande? Bamumenye? Namumenye. Uburase ndamwita gutera umuyobozi w'ikirenga. No umuyobozi w'ikirenga. Reka ko mbivuga. Yeah. Okay, record label bungu bifite abahanzi bangahe mwahuye gute wabafashe gute niki cyatumye ubinjiza muri record label yawe ya Necky Entertainment? Kugeza ubu dufite abahanzi 2. Anita we bamwe bamaze kumenya kuko already hari indirimbo zizasohotse. Hari n'undi witwa Samlo. Samlo bamwe bashaka kuba bamuzi kuko ntago ari umuhanzi mushyashya. Iryo zina nanjye ndikumva kuririmbaho kera ya. Nabari ubwamba. Nawe ushaka kumuzi. Yeza kuririmbaho kera agira izindi mbogamizi asa nk'ubivuyemo ariko ubu twamubagaruriye. Okay. Yatwise ko bizagenda neza indirimbo ijya gukurikiraho izaba ariye. Irasohoka nko mu mpera zo kwa kane nayo irabiri hanze. Kugeza ubu nabo bahanzi dufite. Okay. Niki cyatumye ufata Samlo umuzana muri record label yawe? Icyatumye mufata nuko ni umuntu bivuge gutera uri committed. Ni umuntu muganira ukumva afite ibitekerezo ukumva afite future nziza ukumva afite donc
afite vision mu bintu bijyanye n'ubuhanzi icyo cyatumye mufasha nawe umuntu nimba ibintu abikunze akaba azi kubikora icya mbere nimba ikintu kizi ukabona gikunze reka turebe ko bikunda Anita we nawe arabizi we noneho ko n'umuntu nakuze nzi naravuze reka ndoko namuhereyeho nk'umuntu wa hafi wanjye yego nice ahangaho nahise mbisobanukirwa vuba so tavuze ko n'abandi ariko bataza ntabwo ari abo gusa dufite projet nini munsi rimwe nshaka kuza kugira ngo hiyongeyemo n'abandi bitewe n'uko ibintu biri kugenda bimera kubera iki record label yawe iri under your name kuko nawe uri umuhanzi tuvuge nka for example Diamond afite abahanzi ariko bakaza muri Diamond Entertainment wowe kubera iki wagendeye kuri izina ryawe record label ikaba ari under your name ntabwo wowe kandi nawe uri umuhanzi ntabwo ubona ko bizafunga some stuffs oya nta kintu byafunga kuko ibintu byose ni imyumvire izina ryose nabyita n'ubundi still ninjye nyiri ibitekerezo ni wowe CEO boss lady mwenyewe niwe uko nabyita kose n'ubundi ntibikuraho ko ibintu ari ibyawe cyangwa se ari wowe ubikora donc kubyita izina ryanjye numva bimotiva cyane kuruta uko najya kubyita irindi zina runaka niki kigoye muri music industry yo mu Rwanda ikintu kigoye ni support hagati yacu gushyigikirana usanga biragoye record label nyinshi zo mu Rwanda zaratangiye ziragerageza ariko zaje guferinga mu bitewe n'ibibazo byo gushora amafaranga menshi ku bahanzi ariko amafaranga ntago agaruka iki ngiki wowe ukiteguye gute kuno nyiteguye rero ntago nabijemo mvuga ngo nzunguka cyangwa zahomba nta wifuza ibibi twese tuba dufite gahunda yo kunguka Imana yagwaye umugisha ibintu kagenda neza urunguka kandi nanone habaho guhirwa nyashaka gukora ushaka kuririmba nkaririmba ngiye bikampira we ntibiguhire ubwo rero nyine no gusenga Imana ikazadufasha tugahirwa naho ubundi kuba naferinga ni ibintu bibaho bisanzwe uko nabandi bibabaho kuba naba successful nabyo ni ibintu bisanzwe bibaho no gushima Imana byabaye ariko nibyo twese tuba twiteze cyangwa tuba dushaka yego nk'aba bahanzi umaze gusayininga muri record label yawe ni izihe nama wabagira ubu ngubu kuri camera za BigTown TV nama nabagira no gukora cyane studio bakayeho umwanya uhagije bagatanga indirimbo zifite donc buri wese yiyumva mu yandirimbo buri wese yumva ikamusigara mu mutwe donc bagatanga ibintu byiza biryoheye amatwi y'abanyarwanda yego abakobwa record label tuza kwigaruka mu kanya gato ariko reka tuje tukimura nka topic twimukiye ku bakobwa benshi bo mu Rwanda bafata time nyinshi yo kwimakiya kwipimpinga kugira ngo base neza time yo gukora ikaba ari nkeya bakiga ubwenge bwinshi bwo gukura amafaranga ku bagabo akazi kakaba ari zero work niki wabivuga bibiri ibintu rero nanjye narumiwe pe narumiwe donc cyo nabivugaho ntago bira bintu ari byiza kuko guhora uteza amaboko guhora kandi ndakeka ko n'umuntu guha ntaga guheraho nawe nuko aba ari cyo wamuhaye ndumva bakakwiye kwitekerezaho bagatekereza hazaza habo kuko ibintu bigira garanti uyu munsi urabikora ejo bundi washaje haje umwana ukurusha stamina wowe tayari washaje usange bimwe y'amafaranga nta kamaro yakugiriye nta n'ikintu wayakoresheje donc kizagutunga mu hazaza ntiwamenyereye gukora urumva kubaho bizakugora genda umva rero nama nabagira no kwitekerezaho cyane bagatekereza ku hazaza habo ukareka kubaho nk'uzapfejo bimwe ngo nta myaka 100 rero ntago ari byo bagomba kubaho batekereza hazaza batekereza ku bazabakomokaho batekereza like n'urugero bari gutanga muri societe cyangwa se muri famille wabo kuko nimba urugero tuvukana uri sister wanjye ukaba ubayeho gutyo
nanjye iyo shusho uri kumwe niyo nzakuriramo urumva uri kunyangiza nanjye nimbikuriramo hari uzabyangirira hari uwo bizafekta kandi which is not good mba numva twakura amaboko mufuka tugakora kandi ntidusuzugura akazi n'importe akazi akari kose buriya haba no gusuzugura akazi abantu babona akazi bakakanga akazi ntago nagakora karagayitse aka kazi bahema amafaranga make kandi akazi kabikaguhesha keza uyu munsi urahembwa make ariko we never know tomorrow ibintu birahinduka ushobora guhembwa menshi kandi ntago wabona connection utavuye mu rugo wageze mu kazi ubona connection ukamenyana n'abantu nibo baguhuza n'abandi nta bintu biza ngo bikwitureho cyangwa bigusange mu rugo oya turabishaka ahubwo genda tubishaka wagira umugisha ugahirwa ariko wakoze vraiment ya bintu byo kudakora no ntago ari byiza aba Slayqueen ko barimo kwiyongera buri munsi nyine nizangero mbi nakubwiye barakura babona abandi babikora akana karambara neza agenda mu modoka nziza aba mu nzu nziza ntiyakoze amafaranga uko yinjiza ndabibona nanjye nzabikora mbe nk'akanaka uri kumva akakura ameze uko nunde n'akaza gutyo ugasanga bikuruye abantu benshi ugasanga nyine abantu benshi babirimo sinzi ko nabigusobanurira ugasanga abantu benshi nyine nibyo bari kwitabira ari kujya mu Slayqueen ntago ari kujya gushaka akazi ntago batekereza kure ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane ariko nawe uri mu Slayqueen oya uriwe ko byagutunguye cyane wambwiye abasirikare ko badakora njyewe akazi karenda kuzanyica rwose cyeka nimba ari ikindi kibadefinisi wambwiye ko badakora ngo barya amafaranga y'abagabo njyewe ntayo ni ukorera utwanjye nagize gutya ubwo rero urumva ko ntago ndiwe ntabwo uratambuka ahantu bavuge ngo reba uriya mugore ariyemera cyane kandi ntiyemera nyine utambutse babivuga ariko ntago ndumva barabivuga wenda simbyumve kuko abantu ntago babuza kuvuga ntago abantu bose bagushima ntago abantu bose bakuvuga ibyiza hari abakuvuga ibyiza hari abakuvuga ibibi hari abo umenya n'abo utamenya kandi ntago wababuza uhuye n'abantu bakuvuga gutyo wowe ntago birambaho ariko bimbayeho nakikomereza none se nabagira iki ntabwo Imana bababarire ukwasabira umugisha ku Imana ntacyo wabakoraho ntabwo bizana kuvuga ngo umukobwa umubwiye ngo wambaye nabi ngo ashoka kutarya icyumweru cyose biratubabaza tuba dushaka niyo nimba nambaye nabo mbeshye basi ko nambaye neza kubera iki se mukunda kubeshwa nyine dukunda ibintu byiza dukumva kumva amagambo meza ukamwa nambaye nabi rero umva umbwiye ikintu kibi kandi mashaka kumbwira ko meze neza meze fresh urumva rero biratubabaza rwose tuba dushaka ni ibintu byiza biryoheye amatwi niko turemye urumva ni umucyo mwiza cyangwa ni bibi ni byiza nese hari uwifuza gusa nabi nta numwe rwose ni ibintu byiza kubeshwa se ni byiza kubeshwa byo ni bibi wenda kukaragaciyemo ariko iyo umuntu akubwira ukuri ari sawa nimba umuntu akubwiye ngo urasa nabi ejo umenya uko ubigenza ugasa neza ntabwo wongera gukora bya bindi wakoze uyu munsi byatumye usa nabi urabikosora ahubwo ukagerageza gusa neza next time basuzanzanire Anita nzamukuzanira na Sam nzamukuzanira nzabakwishyuza vuba cyane ndabakuzanira vuba bidatinze kabisa byaba ari fresh kabisa so muje turimo gukomeza iyi interview nje numvaga uyu munsi ko twasoreza hafi cyane ariko mbere yuko dusoza reka tujye muri music yawe nizihe plan ufite kuri music yawe cyane mfite nk'umuhanzi w'icyitegererezo w'icyitegererezo plan mfite ni ugukora ibihangano byiza kandi bitagarukira hano mu gihugu gusa birenga n'igihugu bikagera kure nk'uko twumva indirimbo za Diamond nk'uko twumva indirimbo za Chris Brown tukumva turazikunze nyine like zigahitinga mba numva nanjye igihangano nakora cyagera muri ibyo bihugu bindi kikarenga kuba ari mu Rwanda gusa kikagera ahantu kure hatandukanye usanga kenshi tugira imbogamizi inaha mu Rwanda z'uko abahanzi usanga uririmba ariko indirimbo ntirenga umutaro
nicyo rero ntabwo ari ikintu cyiza umuntu w'umuhanzi cyangwa se umuhanzikazi yakifuza buri wese abaharanira ko indirimbo ye yagera kure hashoboka yego urumva buri no guhesheshemo igihugu cyawe sasa umuntu tukwise ngo boss lady abyakira gute Necky boss lady bingirirweho bibe bityo uri umubosi w'abahanzi nanjye navuze ngo bingirirweho okay Necky boss lady nzajya nkwita gutyo tu merci kabisa so murakoze cyane Necky sinzi nimba hari ikindi ushaka kongeraho imbere yuko dusoza iyi interview icyo nakongeraho ni ugusaba abadukurikirana muri rusange abanyarwanda n'abanyarwandakazi kudutera courage bakadushyigikira bagakunda ibihangano byacu donc bakadusapotinga mu buryo bushoboka bakadupushinga yego okay natwe turabapushinga murakoze cyane ndabashimiye ndashimira abanyamakuru muri rusange abantu bamfasha umunsi ku munsi timu yanjye ndayishimiye abaterankunga banjye ndabashimira turimo turakorana neza kandi nizere ko ariko bizahora Imana kandi izabidufashamo murakoze cyane ndabakunda thank you so much yes BigTown natwe kumwe na Necky boss lady mu kiganiro kuri BigTown TV ni byinshi yabiganira uyu munsi ariko uyu munsi nareka mukubitemo n'imiyaga gatoya next time nagarukana n'abandi tuzaganira n'ibindi byinshi bitandukanye kandi tuzakomeza kuganira byinshi tuna promoting ibihangano byawe buri munsi icyo mbasaba tu ni ukujya kuri Necky Entertainment ukareba indirimbo abafite n'utu video twiza cyane dukozwe neza cyane n'ubuhanga bwinshi cyane n'ibindi byinshi bitandukanye so arya umugabo iyo urimo gushutinga video nk'umuhanzi irimo imisomano n'umuhungu ntabwo yapfusha kwe ariko se komera ukusoje ikiganiro ugarutse ako kanose nkibuka ngavuga ngo nka Necky buriya urumva arimo gukora love song none kigabo urabizi by'amavideo by'amavideo ni danje ariko kazi ni kazi kazi ni kazi rero mu kazi ntago bizana nta mikino as long as nta kazi rega none se abantu bakina filimi ntibasomana si byose none se ntataha mu rugo nta afite umugore cyangwa se afite umugabo kara nta kazi bitandukanye n'ubuzima busanzwe kandi nawe bibona kuri mu kazi uretse ko bitageraho ariko nta kazi uyu munsi wamaye ikibizo uzaza ubinyibutse ngo wavuze ngo iki si byose nzabikora thank you so much BigTowners until next time turi kumwe na Necky arakoze cyane adukoreye umunsi mwiza kubera ko yisekera neza yanatuvugishije neza next time tuzamukenera vuba cyane murakoze until next time don't forget to subscribe ciao bye bye